Hello guys, welcome to our YouTube channel. Murakaza neza kuri YouTube channel yanyu yitwa Terik wanyu Media. Bahaye ikaze bifuriza n'umwaka mushya muhira 2025. Umwaka ushize twabonye ibintu byinshi byiza, nagiye ndeba comment zanyu nabonye mwarashimye ibyo twagiye tuganiraho. Uyu mwaka noneho ni ibishyashya byinshi, amakuru ahagije, ibintu byinshi byiza cyane. Rero reka tubanze twihanganisha abatameze neza, mwihangane bibaho n'ubuzima, kandi n'abameze neza mukomeze enjoying, mukomeze mumere neza. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino YouTube channel, turagusaba subscribe kugira ngo dukomeze tugwire, dukomeze twagure umuryango wa Terik wanyu Media, dukomeze tubone ibyiza muri uyu mwaka 2025. So nabasabaga rero nimba ari bwo kiza ukore subscribe, share na comment. Uyu munsi rero tudatinze tugiye kureba uburyo ushobora gufungura YouTube channel yawe, ndetse tureba n'uburyo butatu ushobora gutuma YouTube channel yawe igera kure cyangwa se uyibona byoroshye. Nimba ugiye muri Google search cyangwa muri search engine ku buryo usacinga izina rya YouTube channel yawe rigahita riza. Hari abantu benshi bakunda gufungura YouTube channel ariko ugasanga iyo bigiye ku izina urayisacinga, umuntu akakubwira izina ugasacinga izina ukaba utayibona. Ibyo ngibyo turi burebe uburyo butatu ushobora gukoresha iyo YouTube channel yawe ukaba wasacinga izina ugahita uribona, bitagombye yuko baguha link ku buryo umuntu ashobora kukubwira ngo wenda ugasacinga Terik wanyu Media ugahita uyibona. So nibyo tugiye kureba, niturangiza turebe hanyuma n'uburyo ushobora gukoresha iyo YouTube channel yawe n'ibintu ushobora kuba wayikoresha kugira ngo ubashe kuba wabona views zihagije. Video ikurikiye rero niyo tugiye kubirebamo. Ndabashimiye. Niba utarakora subscribe, make sure ko wakoze subscribe, ubundi urebe n'izindi video twagiye dukora. Hari igihe usanga video twagiye dukora mu hashize nawe ukeneye. Rero reba muri about, urebe muri video, urebe video zacu, nangiza uzirebe uzajya ubonamo n'ibindi byinshi. Icyo mbasaba rero, kora subscribe, ukore comment, nangiza unasharinge. Uyu mwaka 2025 uzatubera umwaka mwiza. Sawa sawa.